Yes, ndabasuhuje. Hari abajya bibaza software bakoresha kugira ngo bakore video mu buryo bworoshye bitabasabye kujya gufata imyaka ngo biga software yo gukoresha. Hari uburyo busigaye bugezweho, hari amasoftware agezweho ukoresha ari free adakeneye lisansi, ukaba wakweditinga video yawe kandi ikaza isa neza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ndabereka software iri free ukoresha irimo artificial intelligence, ukaba wakonvatinga text muri speech, ukaba kandi wakatinga atari bya bintu byo kuvuga ngo uraza iragoye urayiga imyaka amezi. Iyi software rero ndabasaba ko mukurikira video mukareba uko ikora kandi abenshi muzayikunda. Ni ukuvuga ngo irareba content creators n'undi wese wakwifuza gukora video. Tuzakomeza twigire hamwe kandi ndabashishikariza gukomeza gukora like, subscribe and share. Software tugiye kubigisha ni iyitwa Clipchamp. Ni ukuvuga ngo Clipchamp ni software yakozwe na Microsoft ariko ikagiramo artificial intelligence. Bivuze iki? Kugira ngo uyikoreshe ushobora gukoresha web based, aho ukoresha uciye kuri browser ukeneye ukaba ufite na internet, ariko ushobora no kuyidownloadinga ukainstalla kuri laptop yawe cyangwa kuri desktop yawe ukajya uyikoresha. Iyi software iroroshye. Ni ukuvuga ngo ngiye kubereka uburyo ushobora kuyikoresha uciye kuri web, ariko niyo uciye kuri laptop wainstalle byose biba ari kimwe kuko features ntizihinduka. Ni ukuvuga ngo ukirika kuri web, link yayo, warangiza ukajya kuri try for free, ugategereza igafunguka, barakubaza username hano ukoresha winjira. Ni ukuvuga ngo hano ngewe niloginze nkoresheje Gmail account yanjye, nawe ni ukuvuga ngo ugiye kwinjira wakoresha Google account yawe. Nuza hano kuri welcome page ya mbere ugeraho, urahasanga ama menu atandukanye cyangwa ama features. Hano hari ahanditse ngo create new video, n'ahandi handitse ngo create video with AI. Hano gukora video udakoresheje artificial intelligence, ukirika hano handitse new video, ariko ushobora gukora video ukoresheje text. Wowe ugaha script artificial intelligence cyangwa iyi software yarangiza ikagucreatingira video hano. Ni ukuvuga ngo hano wandika title ya video, hano ushobora gushyiramo ama image, warangiza ugatangira ukagenda ukurikiza ama procedure, ugahita exportinga video yawe. Ubu ni uburyo bwa mbere. Ibi byose nibyo iyo ugiye gukora video ukoresheje artificial intelligence, nicyo twita faceless video. Hano tugiye kureba noneho dukoze video mu buryo busanzwe, aho dushyiramo ama image cyangwa se ibindi ku buryo tuza gukora video cyangwa tugashyiramo video twagiye dukamera tukaza kuzeditinga. Hano ndaza nkirike kuri create new video, ntegereze nayo ifunguke. Ningera hano rero hari ibice bitandukanye cyangwa amamena atandukanye ari interesting, buri yose ndagenda nyivugaho. Hano hari iyo media, ni ukuvuga ngo ni menu ukoresha ushaka kuba wakwimportinga video, audio, images cyangwa GIFs. Ni ukuvuga ngo ni amashusho cyangwa amafoto ari animated. Unyura hano, ni ukuvuga ngo ushobora kuza nkakora import icyo nshatse, video zanjye nkazimportinga. Cyangwa se dushobora gufata urugero hano, reka nimportinge hano video imwe, reka nimportinge hano, nimportinze image, ushobora kuza nkimportinga indi video, ushobora kuza reka nimportinge iyi video. Yes, ubona ko nimportinze video, ushobora no kwimportinga audio mu gihe nyifite music nshaka kuza gushyira muri background. Byose ushobora kubikora. Ni ukuvuga ngo hano nitubonye your media, tugiye kureba record and create. Ahangaha kuri iyi menu niyo ukoresha mu gihe ushaka kurikodinga. Reka nyikirikeho. Ubona dushobora kurikodinga screen and camera. Hano ni ukuvuga ngo ndashaka kurikodinga ku buryo uzajya ubona hano ifoto yanjye, ndetse ukaza kubona na kamera y'ibyo ndi gukora. Niko barikodinga. Hari igihe ubona hari video ikoze ku buryo ubona umuntu ukabona na screen y'ibyo ari kwandika. Ni ukuvuga ngo unyura kuri iyi option, ushobora no gukamera, wowe ukajya wikamera wenyine ukoresheje nka kamera wacometse kuri laptop cyangwa machine yawe iyo ariyo yose, cyangwa se ugakoresha webcam. Hano hari screen niyo nkoresha mu gihe nshaka kurikodinga screen. Ni ukuvuga ngo ndaza ngakirika kuri ndasubira inyuma, ndaza ngakirika kuri screen, narangiza nkaza ngakirika hano
nkaza ngahitamo nshobora gukora gasharinga iyi burawuza ni hano Microsoft Edge, gasharinga window, ushobora guhitamo window imwe ugiye gusharinga, cyangwa se nkaza ngasharinga the entire screen, narangiza nkayiselekisiyona ngakora share, niko screen itangira kuba recorded. Hano ndasubira inyuma turebe izindi option zihari, kamfunge kanseringe, turaza turebe nanone audio. Ahangaha ni ukuvuga ngo ushobora kurikodinga audio, ni ukuvuga ngo ndajya kuri iriya option, narangiza reka dufate urugero hano, welcome back to my channel Mr Tech Rwanda, ni ukuvuga ngo uyu munsi ndashaka kubereka uko bakora video bakoresheje Clipchamp. Ni software yoroshye cyane yakozwe na Microsoft, ikaba iri free, nta license ukenera, ushobora gukoresha verisiyo ya web cyangwa se ugakoresha verisiyo ya audio, ya verisiyo ya desktop. Ibyo byose ni ukuvuga ngo nibyo ngiye kubereka muri iyi video ngiye gukora. Ninkirika hano ngakanda stop, urabona ko ndastopinze ya record yanjye, dore ngiyi igiyeho. Nimplayinga hano ushobora kumva ibyo nari ndi kuvuga. Yes, ahangaha turakomeje. Hari indi feature hano iri interesting cyane ya artificial intelligence, ahanditse text to speech. Ni ukuvuga ngo hari benshi mujya mwibaza, ese bigenda bite kugira ngo twumve umuntu arimo avuga ariko tukumva ijwi ntabwo ari ijwi risanzwe. Ni ukuvuga ngo birashoboka ko ushobora gukoresha text ukayikonvatinga muri speech. Ni bya bindi bavuga ngo iyi video ngo yakozwe ngo ni robo yayikoze. Ntabwo ari robo, na artificial intelligence, kuko robo haba hajemo ubundi bintu bifatika by'ibyuma biterateranije, ariko na artificial intelligence ifata text ikayikonvatinga muri speech, igakoresha template y'ijwi ry'umuntu. Ni ukuvuga ngo nawe hari igihe nzabibereka, ushobora gufata ijwi ryawe ukaba ari ryo biba template ya text ukayikonvatinga muri speech, ariko ku ijwi ugakoresha ijwi ryawe. Byose birashoboka. Iyo mpakiritse nshobora kuza hano nkandika welcome back to Mr Tech Rwanda, Mr Tech Rwanda, ninza hano ngakora save, irahita ikonvatinga. Hano murabona hejuru nahisemo ijwi, nahitamo n'ururimi rw'icyongereza, irimo irakonvatinga, dore irangije gukonvatinga, ngiye guplayinga. Reka iyi audio twakonvatinze, urumva ko iyi text twakonvatinze ihindutse audio. Ni ukuvuga ngo rero bamwe bajya bibaza, ese bigenda bite kugira ngo ufate text uyihindure mu ijwi, bigenda bite? Ahangaha niho mbiberekeye, ni uko kubikora nta kindi. Bivuga ngo kuri record and create ushobora gukamera screen na image n'ifoto yawe, nawe ukajya wikamera. Ushobora gukamera ifoto yawe gusa, amashusho wikamera wowe wenyine. Ushobora gukamera screen, ufata screen y'ibyo uri gukora. Ushobora kurikodinga audio, ushobora no gukora ukonvatinga text ikahinduka speech. Hano tugeze kuri content library. Njye nshobora gukenera gushyira imiziki muri background kuri software yanjye. Narangiza ndaza hano ngiye kuri content library, harimo audio, harimo visual. Ni ukuvuga ngo haba hagiye harimo ama image atandukanye cyangwa amaudio atandukanye. Ushobora kumva audio ukeneye y'umuziki, wakumva igendanye n'ibyo na sound imeze neza, ukayikoresha. Yes, dufate urugero nk'iyi ushobora kuza ngahita nyadingaho, ubona ko ibaye added. Ninza hano ya record nshobora kuza nkayishyira inyuma cyangwa nkayishyira imbere, byose byaterwa n'icyo ndi gushaka yewe, ariko ya musique nayo nkayishyira inyuma, cyangwa se reka nyishyire hano nyigabanyirize volume, kuko iyi ni musique tumaze kwadingaho. Ndaza nkirike hano, nze kuri ndayiselekisiyona, nze kuri hano handitse audio, gabanye volume kugira ngo haze ko harimo agasound gake cyane. Reka duplayinge twumve. Yes, harimo
harimo background ya music. Ni ukuvuga ngo hano turaza ushobora no gushyiramo visual ukareba nka image ushaka gushyiramo. Dufate hano handitse dushobora gusacinga subscribe ukaza ugasacinga nk'iyo content, sorry, nk'iyo media, warangiza cyangwa iyo content, warangiza ukaza ukayadingaho. Ushobora kuza ugahita wadinga bitewe n'iyo ushaka iyo ariyo. Add to my media ngiyi hano, ushobora kuza nkayongeramo hano nkayikoresha, cyangwa se reka nkirike hano irahita iba added ngiyi hano. Ubona ko ibyo byose ni ugukoresha, hano handitse content library, ni ugukoresha amashusho cyangwa se ama audio asanzwe ari muri software atari uyongeyemo. Hano turaza turebe text. Ni ukuvuga ngo ushobora kuza nkandika hano, ni kwa kundi ujya kubona ukabona kuri video hariho details. Ni hano nta handi babikorera, uraza ugafata ndajya kuri text, ndakirika hano kuri text, nindangiza nzamuke hejuru ushobora kuza nkareba text hano, reka nkuremo ibi nari nabanje gushyiramo, reka mbisibe. Hano urabona handitse hari text, ariko kugira ngo ngire icyo mpinduramo ndakirika hano, nindangiza ndakirika hano, murabona ko hano handitse niho ahangaha niho uzaho ugashyiramo ama details y'ibyo ushaka kwandika. Sorry, reka mfunge, hano hari text. Yes, ni ukuvuga ngo hano ushobora kuza nkandikamo, ubona ko ushobora kwandikamo test video. Ni ukuvuga ngo hano ushobora kuza nkandikamo, ushobora no kuza hano kuri iyi text yanjye nkaba nagira ibyo nyikoreraho, nkayihindura color, nkayihindura size, nkayihindura na font. Ni ukuvuga ngo ushobora kuyigira red, ninkirika hano ubona ko ihindutse red. Ushobora no kuza ngahindura font, nkayishyira muri iyi font. Reka ushobora no kuza ngahindura size, nkayongera cyangwa se nkayigabanura uko mbishatse. Ibyo byose ni ibyo ukora. Ni handi uzajya kubona ubone video runaka iriho ama text kandi utazi ngo text zajyaho zite. Nidukomeza hano turareba, tugiye gusubira kuri media, tuze dushyiremo za image twadinzeho ngizi hano. Reka tuzadingeho hano, tuze twadingeho indi image. Ariko nshobora kuza ngafata iyi image nkabona hari igice runaka cyangwa se kuri iyi ndirimbo, dufate kuri iyi ndirimbo ndayiselectione, ariko hari igice runaka ntakeneye. Ushobora gukora right click ngakora split. Ni ukuvuga ngo aka karongo gahagaze niko kerekana, kagabanya aho nza gukatinga, ni nko gukatinga. Ndakora right click nze kuri split, ubona ko hari igice cy'iburyo gise kiba selected, hari n'icy'ibumoso. Ushobora gusiba icy'ibumoso cyangwa se igice cy'iburyo bitewe n'aho nkiritse. Ninkanda kuri delete, ubona ko igice runaka kirasibamye. Ushobora gufata kino gice gisigaye nkakidraginga nkakizana hano. Ushobora no kuza hano, ubona dufite ama images. Ninza hano ushobora gushyiramo transition. Ninza hano murabona ko kuri iyi image n'ingiyi urabona ko harimo nishyiraho pointer haraza ngo add transition. Transition ni ukuvuga ngo mu gihe image cyangwa video irangiye hagiye gutangira indi, biragenda itangira ifite ikora izihe geste. Dufate urugero nka hano, iyi ni transition selectionye, ushobora no kuza ukagenda wongeramo izindi transition. Iyo birangiye umaze gukora video yawe, nta kindi ukora export. Hano handitse harimo gap, ni ukuvuga ngo ninkanseringa, nisubiye inyuma, usanga hari ahantu hagiye image zitegeranye, hari umwanya wagiye usigaramo, icyo twita gap. Ni ukuvuga ngo ushobora guhita ufixinga gap zose ukazideletinga, warangiza ukabona kubona ama resolution ya video yawe uko iza kuba imeze. Ariko nkunze gukoresha 1080, ndayiselectiona, nindangiza na exporting nyisange muri download. Icyo gihe nimara kuba downloaded nibwo nzaya uploadinga kuri YouTube. Ariko ushobora no gukora izindi changes bitewe nuko usanze ibyo wakoze bitameze neza.
ubu nibwo buryo rero uzabona abantu barikodinga videwo mu buryo bworoshye. Iyo umaze kuyimenyera birakorohera cyane, ushobora gukora videwo mu gihe gito cyane kuko umaze kumenyera features zose zirimo. Ni ukuvuga ngo ndabasaba ko mureba ino videwo ikarangira nawe mukaba mwabasha kwikorera videwo mu buryo bworoshye. Ubwo ndakeka nsubije wambajije ikibazo cy'uko uburyo njya nkoresha ndikodinga videwo ni ubu buryo, nta bundi buryo nkoresha. Stay tuned kandi ndabashima cyane uburyo mukomeje gukora subscribe, uburyo mukomeze gukanda kuri like, n'uburyo mukomeje gusharinga kugira ngo n'abandi babone izi video dukora, kandi urabona ko zirafasha. Ndabashimiye cyane kandi muzakomeza mubone n'izindi video ziri interesting.